ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu bice 4. Ibice 4 umurongo wa 15. Mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 2. Kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Umurongo wa 3. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nihageze ku murongo wa 8 yababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Yesu ashimwe cyane. Yohana mu butumwa bwiza mu gice cya 2 avuga kuri Yesu, aravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo n'umurongo wa 4. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwamumenya. Ageze ku murongo wa 10 avuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Avuga ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe. Yohana avuga ngo tumwitegereje ngo twabonye ubwiza bwe ngo busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, ikindi twabonye yuzuye ubuntu n'ukuri. Ageze ku murongo wa 16 aravuga ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahayeho twese. Ibyo bintu kubimenya ni ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Yesu ashimwe. Gahunda n'ububyutse. Byuka twavuze ngo ububyutse ubu noneho ni itegeko. Niba hari umuntu muzi waguye, mujye kumubwira ngo ibyo bintu ntibyemewe. Sibyo? Yego. Mbega niba hari umuntu utagiterana, mujye ngo ibyo bintu wihaye ntibyemewe. Kuko nyiri uyu mwuka uhumeka yategetse ngo abaguye nibabyuke. Niba hari umuntu muzi wasenga niba tutakizamo, muzamubwiye ngo ibyo bintu wigize ntibyemewe, kubera ko nyiri ayo maguru ugenza yategetse ngo byuka. Yesu ashimwe. Twavuze mu iteraniro rya mbere ko iyo ububyutse bwabaye Yesu Kristo aramamara, aratangazwa, ibintu byose biramuvuga, amajwi yose aramuvuga, indirimbo zose ziramuvuga, abantu baramuganira, mu gitaramo ni wuzamo, mu bikorwa ni Yesu uvugwa, ni abantu bahaha baramuhaha, kuko ugura imboga bashyiramo Yesu, bakubwira Yesu, ugura imyenda bawuzinga bazingiramo na Yesu. Mbega usanga Yesu ari cyo kintu kizwi kivugwa n'abana mu bwo baramuganira, kuko abantu buzuye umwuka bakamuvuga, usanga n'imikino abana bakina Yesu. Mbega nujya mu rugo ugasanga abana bari gukina bavuga mu ndimi, uzamenye ko muri urwo rugo zihaba. Sibyo? Ariko nuzarugeramo ukabona barakina basimbuka, uzamenye ko muri urwo ari imisimbuko gusa. Mbega iyo ububyutse bwaje, ibintu byose iyo ubyitegereje ubirebye ubona Kristo, uramubona. Ni abantu bagenda mu nzira batavuze uramwumva, uramubona. Ibintu byose byuzura Yesu, maze Yesu akamamara, Yesu akavugwa, Yesu akamenyekana. Noneho bigatuma abantu bose bagira inzara n'inyota byo kujya gushaka ahantu hari mu butayu, ahantu hari amazi, ibintu byose birahakurikira bikajya kuhashaka. Niyo mpamvu iyo ahantu habaho ububyutse, iyo seje mu bagize ububyutse,
bitavuze ngo umuntu atuye mu majyepfo aza guteranira sejemu. Kubera iki? Abantu baza gushaka aho buri. Yesu ashimwe cyane. Iyo ububyutse bwaje rero, icyo igiterano rya gatatu tugiye kuvuga, iyo ububyutse bwaje abantu buzura ibintu byuzuye Yesu. Yohana yaravuze ngo twaramwitegereje, twaramubonye, twabanye nawe, mu gihe twabanye nawe cyose yari yuzuye ubuntu kandi yari yuzuye n'ukuri. Uyu Yesu twaramubonye, tubona yuzuye ubugingo bwari muri be. Iyo wahuraga nawe warabubonaga. Mbega iyo wahuraga nawe ubugingo bwari muri we. Kandi ikindi ngo yari umucyo. Iyo wagendanaga nawe wavaga mu mwijima. Yohana aravuga ngo uyu naramubonye, nagendanye nawe. Aravuga ngo ibintu rero byari bimwuzuye n'ubuntu n'ukuri. Kandi aravuga ngo abantu bamwemeye ibintu bimwuzuye nibyo yabahaye. Ibimwuzuye. Haleluya. Mbega nusanga umuntu uri umunyamagambo uzavuga ngo Yesu ntiyagira. Uzavuga ngo ibyo bintu buzuye si Yesu bitanga. Nubona umuntu ari umusambanyi, ari umunyentamba, uzamubwira ngo ibyo bintu bikuzuye. Yesu ntiyabigiraga. Therefore ibikuzuye si iby'ijuru. Kuko Yesu yavuye mu ijuru atuzanira ibyaho abana natwe arabiduha kugira ngo nituzamuka tugiyeyo. Haleluya. Nituzamuka tugiye mu ijuru bazarebe ko dufite ibyaho. Ibintu bimwuzuye rero, iyo usomye mu byanditswe ukabona ibyo Yesu yabayemo n'ibyo yakoze n'inyigisho yigishije, ibintu yigishije kurenza ibindi byose, yavuze ubwami bw'Imana. Icyigisho yigishije bwa mbere akimara kubatizwa, ijuru rimuhamije, akiva kugeragezwa, ngo yaratangaje ngo abantu bari mu mwijima mwinshi bavirwa n'umucyo. None arabatangariza arababwira ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buraje. Yesu ashimwe. Ngo noneho nusoma ibyanditswe urasanga inyigisho za Yesu ziri mu bwami bw'Imana, ziri mu bwami bw'Imana. Ngagiye no gutandukana nabo mu minsi 40 amaze kuzuka. Niko twasomye mu byakozwe n'intumwa, ngamaze kubabazwa, ngabonekera ari muzima, ngatanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40. Avuga iki? Avuga iki? Ngavuga iki? Iyo muteranye muvuga iki? Iyo muteranye muvuga iki? Ntimuvuga ibintu byanyu byahombye. Ubwami bw'Imana ntabwo bwahombye, bugacyunguka. Yesu ashimwe. Mu bintu byanejeje muri iyi minsi, bya mu bintu ndebaho muri no terero buri cyumweru mbaza. Mba ndi kubaza niba twungutse. Kuno kwezi kwa 8 nari ndi guteranya ndeba raporo zose. Kuno kwezi kwa 8 mu ijuru barungutse. Kuko abantu bakijijwe muri kuno kwezi kwa 8 ni 39,194. Abantu budufite bari kwiga inyigisho z'umubatizo ni 143,712. Murumva mu ijuru bari kunguka. Noneho buya mwabaririmbye mwe iyo mwambaye uniforme mukaza mukabyina burya ikivamo si ibyuye, havamo ubugingo bw'abantu. Yesu ashimwe. Iyo mwabyutse muri nibature, hari gahunda nakunze hano, nagiye mu gitoro rimwe ndisuye, sanga bafite gahunda ivuga ngo nturara utahageze. Bavuga ngo nturara utageze ku rusengero. Hano seje mu rero gahunda mwihaye twarakenyeye rwose narayikunze. Abantu babashyitsi mutazi bya seje mu barakenyeye. Bega abantu bakenyera saa 10 za mu gitondo bakambara karavati n'umukenyero. Bega abantu barakenyeye. Kandi baje mu rusengero. Iyo mwakenyeye havamo ubugingo bw'abantu. Yesu ashimwe. Ngamara iyo minsi avuga iby'ubwami. Rero impamvu dukeneye kuzurwa n'iby'ubwami bw'Imana nibyo byari byuzuye Yesu. Kandi asubiye mu ijuru nico kintu yatubwiye gukomeza kubwira abantu no kwamamaza no gutangaza inkuru z'iby'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu ikizababwira ko mu itoro haje ububyutse, abantu bakunda kuvuga iby'ubwami bw'Imana. Bakunda kuvuga ubwami bw'Imana, bakumva bagashaka kubujyamo, abantu bumva bakumbura ijuru, bumva babwira abantu ibya Yesu uzabatuza mu bwami bw'iteka ryose. Uyu mwanya ndashaka kuvuga ku mahame 12 y'ubwami bw'Imana. Ihame rya mbere Yesu yarabivuze, niryo yahereho yigisha,
nuko ubwami bw'Imana kubujyamo bisaba kwihana ibyaha. Atanga itangazo rivuga ngo ubwami bw'Imana bwaje. Itangazo yahaye abantu yarababwiye ngo nuko nimwihane. Na niyo mpamvu yabwiye itorero abwira abigishwa arababwira ngo ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa bukwiye gukomeza kubwirwa abantu ko mu izina rya Yesu bakwiye kwihana kubabarirwa ibyaha. Bene data baririmbye bavuga ubutumwa bwiza tubwira abantu niba butabahamagarira kwihana ngo bamenye Kristo, ubwo butumwa ntabwo bwavuye kuri we. Ubutumwa bwiza icyambere bukwiye gutuma abantu bihana bakava mu byaha. Niyo mpamvu babwiye ubwami bw'Imana yababwiye ko ihame rya mbere kugira ngo abantu babubone nuko bihana. Umwuka wera amanutse, intumwa zuzuye umwuka wera jya mu byakozwe n'intumwa ngo bakoze igiterane babwira abantu ibya Yesu. Babwira abantu ibya Yesu ngo abantu baraza ari benshi. Barangije babaza ikibazo baravuga ngo twe tubigenze gute? Maze Petero aratangaza ngo nta yindi nzira, nimwihana ibyaha byanyu mubabarirwe nibwo ibihe byo guhembuka biza, namwe murahabwa impano y'umwuka wera. Ubundi buryo bwose abantu bacamo bashaka ububyutse batari kwihana, ubwo bubyutse si ubwavuye kwa Yesu, ubwavuye mu ijuru bwatanze itangazo ko babanza bakihana. Yego babanza bagire gute? Babanze bihane, kuko Yesu arabwiye ngo nuko rero mwihana ibyaha kugira ngo mubone ubwami bw'Imana. Na niyo mpamvu ntanga itangazo muri giteraniro, umuntu wese wakubwiye ngo nukora ibyaha ntacyo uzaba yarakubeshye. Iryo nijwi Satani yabwije Adamu na Eva ngo nimukirya ntacyo muzaba. Nyamara abanyabyaha byaha birica. Byaha bigira gute? Wakubwiye ngo komeza ube mu rusengero, ube mu murimo, komeza uterane, ngo nuterana kenshi ntacyo uzaba. Oya, guterana ntabwo bikingura umuryango w'ubwami bw'Imana. Icyo ukingura nukemera ukihana. Haleluya. Iki kingura umuryango w'ubwami bw'Imana nuko abantu bemera baki ihame rya mbere ry'ubwami n'ubwami bw'abantu bemera kwihana ibyaha. Hame rya kabiri nuko abantu bajya muri ubwo bwami bemerwa kuyoborwa nabwo. Niyo mpamvu Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yarababwiye ngo Matayo 6:10 aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bigende gute? Bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Rero abantu bajya muri ubu bwami mu kintu bahamagariwe birasaba ko bumvira ijwi ry'Imana, kuryumva, kugendana naryo umwanya ku wundi. Ntabwo ari ibyo dushaka n'ibyo mu ijuru bashaka. Ntabwo ari ibyo ukunda n'ibyo mu ijuru bakunda. Ubu bwami bw'Imana rero ni ubwami buhamagara abantu bukababwira ngo nimwumve ibyo mu ijuru bashaka. Ibintu utunze, ibyo ubamo, ibyo ukora, niba uzi ko bihabanye n'ubwami bw'Imana, kujya muri ubu bwami ni ugufata icyemezo cyo guhitamo ibyo mu ijuru bashaka. Haleluya. Ihame rya gatatu ni uko ari ubwami bukwiye gushyirwa imbere y'ibindi bintu byose. Bega ni ubwami abantu bakwiye gushaka kurenza uko bashaka ibindi bintu byose. Na niyo mpamvu muri Matayo 6:33 yaravuze ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Bega ni ubwami dukwiye kumva ko dushaka kurenza ibindi bintu byose, kuko ubugingo ntabwo buri mu bintu, buri muri ubu bwami. Ntabwo buri mu myambaro, ntiburi mu kazi, ntiburi mu mushahara duhembwa. Ubugingo buruta byose. Iyo dufite ubu bugingo tububoneramo byose. Ikibazo iyo tudafite inzara n'inyota y'ubu bwami tubanza gushaka ibindi. Mbega tubanza gushaka ibindi ni nko kubona umuntu ashaka guhera ku nyongezo. Kuko mubanze mushake ubwami bw'Imana no kugira gute? Nibwo ibindi byose. Abantu basejemu, abantu mwateranye muri rino teraniro, ufite ibyifuzo byinshi, ariko muri ibyo byifuzo banza ushake ubwami bw'Imana. Uzi impamvu? Nuko ibintu byose ushaka isi izarangira igifite kwifuza, kandi ibintu byose ushaka biracuya. Ikintu wabona kidacuya n'ubugingo. Ibintu byose ushaka, imyenda myiza iracuya, yego, amazu meza aracuya. Mbega ibintu byose ushaka bicuya. Ibintu byose ushaka bigira agaciro utarabibona. Ikintu gihorana agaciro n'ubugingo.
ni ubwami. Mbega ibintu byose wibuka aho ushaka biryohera umuntu utarabibona, si byose? Ibintu byose ushaka, ibintu byuka ushaka, uzarebe iyo waguze umwenda mwiza mushyashya uwambara rimwe kabiri gatatu wumva uberewe, ubwa kane ukajya ubona haje iyindi, si byose? Iyo ufite icyifuzo cy'inzu uragisengera ukajya mu mazi no mu rutare, wamara kuyubaka hashira umwaka ukajya ubona n'inyakatsi izazamutse nyuma zo n'amazu. Iyo utariga ubona abantu biza igitangaza, ariko urarangiza ukajya ubona ikibazo ari ubushomeri. Mbega ibintu byose ushaka biryoha utarabigira, ariko ikintu gihorana icyanga. Haleluya. Muzi impamvu nuko ijuru ryapfunyitsemo ibyiza byose n'ubugingo. Na niyo mpamvu Yesu yakubwiye ngo ibindi ushaka uzabibona, nubibona ntumenye ko wabibonye uhora ubyibukaho, ariko nubona ubugingo uzanyurwa. Ibindi ushaka uzasanga impamvu udashima si uko ntabyo wabonye, nuko igihe cyose utajya ureba ibyo wabonye ubona ibyo utarabona gusa. Uzasanga ibyo utunze abantu benshi babisengera, yego ibyo ugira hari abantu babisengera. Uzabona akazi wanga hari abantu bari kwiriza byibuze ngo ubone amasezerano yako, yego byibuze ngo ubone amasezerano yako. Uzabona ibintu ugira udaha agaciro, hari abantu ibihumbi n'ibihumbi birirwa mu masengesho babishaka babisaba, ariko impamvu utabishima uramutse ubonye ubugingo. Ubugingo butuma ibindi byose bigira icyanga. Na niyo mpamvu rero avuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose. Iyo ahantu haba ububyutse rero ikintu kijya imbere ni ubugingo, ni ububyutse, ni ubwami bw'Imana. Ihame rya kane nuko ubwami bw'Imana bujyana no gukora iby'Imana ishaka, kuko igikomeye si ibyo dukora, ahubwo kumenya niba ibyo umwami ashaka ari byo turi gukora. Mbega ikibazo si ingano, ahubwo ni ukwibaza ngo ubu umwami aratwishimira. Mbega ikibazo si umubare w'iminsi wasenze, ahubwo ni ukwibaza ngo na mike wasengaga umwami yakwishimiraga, yego. Ikibazo si ingano y'amafaranga watanze, ahubwo ni ukumenya na make watanze arimo no gukiranuka. Kuko iyo usomye 21 Matayo 6, abanga umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina, nitwakoraga ibitangaza bingana gute byinshi, ngo nibwo nzabibura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankoze ze. Mbega cyose ibyo dukora ni ukumenya uyu mwami aratwishimira. Kibazo si ibitangaza, kibazo si impano. Hari igihe usanga umuntu yabonye impano ukajya ngo ni Imana yabaye impano. Mbega hari igihe umuntu abona impano yavuga mu ndimi akajya ashaka abantu bagira ngo ni Imana igenda. Mbega jya mpura nawe nkumirwa, tikaye nagabivuze mwanga kubyumva, kose niwe wasimbuye Imana ku buryo ubivukaza kumwa nuko nzabigenza. Mbega si ikibazo cy'impano, si ikibazo cy'ibitangaza, ikibazo cy'ubuhanuzi, ahubwo ni ukwibaza ngo mu ijuru baranyishimira. Kuko ngo abantu bazavuga ngo twakoze ibi, twagiye aha, twakoze ingendo, twarateranye, twagiye muri niba tureka vuge ngo harabaje. Hame rya gatanu ni ubwami burya bw'abantu bose babwemeye, yaba bakomeye, yaba boroheje, ababembe, yaba abasigajwe inyuma, yaba abagufi, abarebare. Je nakunze Yesu. Mbega buriya uburyo abantu bayubakayo usanga abantu bafite intera bagenda babanamo, ariko nakunze Yesu uburyo asora abantu muri etaje akamanuka n'ahantu mu kabande hamwe hatari umuhanda bakatakata, agasangamwe abantu ati bana bangi timeje uko mumerewe. Mbega abantu batagusura n'ahandi n'abantu hari igihe wisanga bagiye kuba ahantu ku buryo nyantu bavuye ngo tuzagusura, babwa ati muri iyi minsi simpari bati muri iyi minsi simpari rero nzabaha gahunda
kuko ufite isoni zaho bagusanga. Ariko aho hantu Yesu ajya hagusanga. Yesu ajya haza rwose, ukabona usinziriye, ukabona burya yaharaye ati neje kukubwira ko rero iby'ubwami bw'Imana byo si cyose cyaho dutuye, ahubwo nuko twakiriye uyu mwami. Ni umwami ubana n'abantu bose bamwemeye. Ni umwami ubana n'abakomeye, akabana n'aboroheje, akabana n'abana batoya, akabana n'abakuru. Iyo usomye muri Matayo ugasanga mu bice 8, ugasanga umurongo wa 2 ngo maze haza umubembe ngaramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami wankiza. Umurongo wa 8 ngo umutwara abasirikare nawe ngaramusanga amubwira ati mwami ntibikwiye ko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Mbega ari umutwara abasirikare araza, ari umubembe, ari uworoheje, umuntu wese. Ubu bwami nubwo abantu bose babwizera, si ikibazo cy'imyaka, si ubukuru, si imyaka tumaze mu itorero. Mbega ubu bwami umuntu wese wemeye kubwakira arabubona. Hari korari nabagamo, noneho yari nini rwose bihagije. Noneho hari umuhungu nibuka yakunda kumbwira kagufiriye yabaga ngo ni mugufi, ava no muryango uciye bugufi. Noneho iyo korari yari imwe abantu bamwe bava mu miryango ikomeye, banakomeye, mbega yari nini, uretse nkatwe ko abadirija twajyaga umugisha wo kwizenguruka. Ariko none nta nijwi ryiza yagiraga, akaba ku murongo wa nyuma ari na mugufi anagufiriye. None twarangiza repetition ko twaze koraga nijoro, yabona abantu bagiye akavuga ati ariko Yesu bwa nanjye wambonaga cyangwa barunaka bankingirije. Noneho agasigara abwi umwami Yesu ngo nanjye rwose burya nari impari. Rero ntabwo ari ubwami Yesu azanga reba barebare gusa, araza n'abandi bagufiriye akavuga ati bana banje nababonye. Yesu ashimwe cyane. Na niyo mpamvu Yesu yatangaje muri Matayo 11 ngo umuntu wese wumva arushye azi. Mbega sans exception, umuntu wese ufite ikibazo muri iri teraniro ndatangaza, umuntu wese umva ikintu kimugoye uze kuri Yesu, umuzeho muga ati Yesu ndagushaka. Bishobora kugera ku rwego abantu bakwinuba, abantu bumva amafuti yawe n'ibyaha byawe byarakunaniye, bakavuga ati woweho twaraguciye. Ariko uziko abantu bajya bacana mu muryango, kandi wakuva amafuti ukumva wamuca. Ariko Yesu nabaciwe arabakira. Tumuhe icyubahiro Yesu. Haleluya. Nabaciwe nabo bagiye basenda, nabo bagiye banga, nabahejwe. Yesu ajyaza akavuga ngo umuntu wese urushyuremere ubu bwami bwo mu ijuru rero nubwo abantu bose babwemeye. Uyu munsi uhise mu bwami bwatahi wawe, bwatahi wawe nabo mu nzu yawe. Nubwo abantu bataguha agaciro, ariko ubu bwami buhageze iby'agaciro byahagera. Iby'agaciro byahaba, byahatura. Niyo mpamvu iri hame ry'uko ubwami bw'abantu bwose ni ubukubwira ngo umuntu wese mu isi yose, mu mahanga yose wakemera akora byo gukiranuka, mu ijuru bamwishimiye. Cya gatandatu nuko ubwami bwo mu ijuru burahenze. Mbega burahenze ku buryo umuntu yakemera gutakaza ibindi bintu byose kugira ngo abubone. Kandi twakemera gutanga ibintu byose dutunze. Siro wabo buriya muzemere kuba mwatanga ibintu byose, mube mwajya ahantu abantu batajya, mugiye gushaka y'umuntu. Hari umusaza umwe nakunze yatashye mu minsi ishize, yatashye hafi kugeza mu myaka 100, yabaye umuvuga butumwa, agira ubwo atakijya mu rusengero. Ariko noneho mu gihe ashaje akajya ababwira abantu ati umuntu mushyire ku muhanda, ati so washaka gukora iki? Ndashaka kuba ko undi muntu nabona nkamubwira Yesu. Yavuga ngo byibuze mbona undi umwe, byibuze mbona undi umwe. Haleluya. Ati byibuze mbona undi umwe. Akaba ati byibuze mbona undi umwe mubwire Yesu. Umva, ntabwo ukeneye kuba guha igiterane na mikoro, sibyo? Ntabwo ukeneye igiterane na mikoro. Na wa mukozi wawe mu rugo, uzikwaye usiga umukozi we mu rugo atazi Yesu, ukajya kumubwira abo kuri sejebu. Kandi wiwaye mu rugo ntasaba tiki, sibyo? Ntasaba fundraising, ntasaba ibyuma, ugasanga nturicara na rimwe umubwira amagambo ya Yesu, kandi arya ibiryo byawe wana. Arya ibintu by'iwawe ariko mu by'umugabo utaramuhamo Yesu.
ariko urumva uwo muntu utamwanga ibyo bintu byaguhinduye, ibyo bintu uririmba, ibyo bintu byinamo, ibyo bintu wambara muri uniforme, ibyo bintu utarabwira uwo mwana kandi ari imfubyi, ubona ari iki? Ubona kamafaranga umuhemba atazamukiza, ariko Yesu yamukiza. Uwo muntu wamubwiye na Yesu ari ukamubwira ati wa mukobwa nubwo ndeye umwana nuza ujye umenya ko uwo mwana uhetse wanjye nawe uzaheka uwawe, kandi kubera Yesu byashoboka. N'ubwami bw'abantu bose ariko burahenze. Impamvu buhenze kandi umuntu wese akaba yabubona nuko Yesu yishyuye ikiguzi cyabwo. Burya iyo twafashe amafaranga tukazingi tukabihagarika tukaza hano, ibintu byose bigahagarara tuje kubwira Yesu, ibi bintu byose mubona murimo, nubona abantu bari kubaka, nimubona mutanga amafaranga hano, ntimugiye mu gutanga yanyu, mu gutanga ya Yesu. Haleluya. Burya nimubona ibintu byose muri gukora, sibyo manu, ibintu byose muri gukora hano, burya mu gutanga ya Yesu. Kandi impamvu Yesu ari kubikora ni ukugira ngo hano hantu azaza n'abantu barushye baruhuke. Yesu ashimwe, baruhuke, nimukomeze mwubake, Yesu abona hana aruhurira abantu. Ngamaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni, hano ni Matayo 8. Mbega Matayo 8 nkasomye, nibwo mbona uburyo Yesu azi ko ubwami bwo mu ijuru buhenze, ariko ikindi nkanabona uburyo niyo nama ya mbere nabonye yansekeje, yanambabaje, kuko niyo nama mbona abantu bakoze inama bakirukana Yesu. Bakafata Yesu turakwirukanye. Uzi ikintu cyari kibaye mu bice 8 bya Matayo kuri 29 28 ngo hari abantu batewe n'abadayimoni bava mumva, ngo bari abasazi cyane bituma ari nta muntu utinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati, data duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragira? Ngo hirya yabo ngo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, ngo abadayimoni bazibonye baramwinginga bati, nutwirukana utwohereze muri uriya mugana w'ingurube. Arabasubiza ati, nimugende. Bavayo baragenda bajya muri izo ngurube, umugana bose wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zipfira mu mazi. Ngo abungeri bazo barahunga, ngo binjiye mu mudugudu bavuga ibyo babonye byose n'ibyabari batewe n'abadayimoni bakize barabivuga. Ngo abo muri uwo mudugudu ngo bose bajya gusanganira Yesu, bamubonye baramwinginga ngo nave mu gihugu cyabo. Nubwo abantu bakize abadayimoni, ariko baramwirukana kubera iki? Yakoze ku ngurube zabo. Ubwami bw'Imana burahenze ku buryo ibintu byose bimeze nk'ingurube Yesu yabyirukana, ariko abantu bagakira. Emera ingurube zawe zigende, ariko ubona ubwami. Emera ibintu ufashe ubitse bitandukanye n'ubwami, emera bigende. Ngo baramwirukana, bamwativa mu gihugu cyacu, genda. Nubwo bakize ntabwo bitaye ku bakize abadayimoni, ikibabaje ni ingurube zabo. Ubwami bw'Imana rero ni ubwami buhenze, ni ubwami wakemera gutakaza ibindi byose ukabubona, kuko iyo ubonye hazamo iby'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Burahenze. Ubugingo bw'abantu buruta ingurube, yewe buruta n'izahabu n'imarigarita. Niko Yesu yavuze. Ubugingo bw'abantu burahenze kurusha ibintu byose. Iyo habaye ibintu byatuma abantu batabona ubwami bw'Imana, yewe hari n'ibyo wagira kugeza ku rwego utakibona ubwami bw'Imana, n'imisozi yamanuka ikika, ariko abantu bakabona ubwami bw'Imana. N'imisozi yakimurwa ikava hayo, nta kintu kitakimuka, nta kitava mu mwanya wacu, ariko abantu bakabona ubwami bw'Imana. Torero ry'Imana, bantu b'Imana, bakozi b'Imana, nimureke ubwami bw'Imana bujye hejuru y'ibindi bintu byose, y'ibyo duharanira, y'ibyo dushaka, y'ibyo tuvuga, y'ibyo dukora. Niba ari ibintu tubona byabuza abantu ubwami bw'Imana, nimureke ingurube zigende, ariko ubwami bw'Imana bugaragare mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Abantu hari igihe bakunda ingurube zabo kurenza Kristo no kurenza ubugingo. Hari igihe abantu bashaka ibyabo kurenza Kristo no kurenza ubugingo. Negeze njya mu giterane, none icyo giterane cyari cy'iminsi 2 ahantu hatari muri Kigali.
nari kwigishamo ku wa gatandatu no ku cyumweru, noneho batumiyemo n'umuririmbyi uza kukiririmbamo. Ku wa gatandatu araririmba, bigeze nimugoroba arambwira ati bano bantu rero ngiye kubakuzaho. Se habaye iki? Arambwira ati hari ahandi bantu bampamagaye no bisharimo gahunda. Hari ahandi bampamagaye kandi bisharimo gahunda. Niyo mpamvu ugeze mu bice 9 bya Matayo ngamaze kwirukana ingurube bamwirukanye, ibice 9 bya Matayo Yesu akavuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, ni mwinginge nyiri ibisarurwa. Kubera iki? Harimo abantu batagishaka ibya Kristo, bashaka ibyabo. Rero ubu bwami bw'Imana dukeneye kubutisha ibindi bintu byose kugira ngo dushakire Kristo abazabujyamo, kuko yaje kubutangiza. Muri 14 Yohana aravuga ngo nzagaruka. Yesu afite ibyumba bihagije byo gutuzamwe abantu muri ubu bwami. Hame rya 7, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Matayo 11:12 aravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Mbega ntabwo ari presbyt, ntabwo ari ibintu byikora, ahubwo niko Paulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo ndasiga ibiri inyuma ndasingira ibiri imbere, ndamaranira kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Yesu ashimwe. Buriya gukiranuka, kureka ibibi, kureka ibyaha bisaba gukirana, bisaba kugira ibyo duhangana nabyo, bisaba kugira ibyemezo dufata. Uzi kwanga ikintu nawe wabukeneye. Iyo twakira ubu bwami, iyo habaye ubu bubyutse ngo kwizera niko kwatumye ngo Mose ngahitamo kuba umunyakuri. Aravuga ngo ntabwo binkwiriye gukomeza kwitwa ngo umuhungu w'umukobwa w'umwami, oya ngahitamo kujya kobaranwa n'ubwoko bwabo. Rero ubu bwami iyo bwatwuzuye twemera gutakaza ibyari bifite inyungu ariko tukakira iby'ubwami. Yesu ashimwe cyane. Turabireka, turabitakaza kugira ngo hari usanga hari ibintu ujya kureka ukavuga ati ariko se kandi ibyo byari mu minervare, kandi uzi ko ibyo bintu mubyiba, kuko mubyiba, kandi uzi ko usenga, uzi ko mu ijuru batemera ubujura, ugashaka izina ryabyo ukavuga ati mbega turabyihesha. Imana mbere cyaha cyo kubyihesha, cyo kubyitiza, cyo kuba tubikoresha. Imana mbere muri iyi minsi byabaye byivanze n'ibyiwanjye. Mbega tibyabaye byivanze n'ibyiwanjye muri iyi minsi. Cya 8, ubu bwami bwo mu ijuru bufite imbaraga zihindura. Yesu ashimwe. Aba bantu mubona bari hano abenshi ubu bwami bwagiye bubahindura. Bamwe babaga mu kabari, bamwe bari abanyamahane, ari abanyamujinya, bamwe bari ingare, abandi bari abajura, abandi ari abasambanyi. Ariko ubu bwami bufite imbaraga zihindura. Ibintu ubona byakunaniye ubizanire Yesu, nyiri ubu bwami yaguhindura. Matayo ibice 13 ngo yabaciriye umugani ngo ubu bwami bwo mu ijuru ngabanza ngo kubugereranya ngo n'akabuto ka sinapi. Avuga ngo umuntu yakenze ngo akakayo mu murima we, ngo nubwo ari gato hanyuma y'imbuto zose, ariko ngo kajya gakura ngo kakaba igiti kinini cy'inganzamarumbu. Ubwami rero ni ubwami bw'imbaraga bukura bukagwira. Umuntu wari umugome, wari umujura, wari mubi, ubu bwami bumugeramo bukagwira. N'ubukibona ibyo bya kera ukajya ubona ubu bwami. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi ikindi ngakagereranya ngo n'umusemburo ngo umugore yenze ngakawuhisha mu myaka 3 y'ifu ngo kwegezaho iri busemburwe yose. Nubwo ari umusemburo ngo iyo ugiye muri iriya fu ngo ujyamo, wajyamo ukabutawubona ariko ugahindura ibyo usanze. Ni ubwami bugera hano bukahindura. Ni ubwami bugera mu muntu bukamuhindura. Umuntu akaba yavugaga nabi ariko umugezemo buhindura imvuga yo, ukibaza cyabaye, ukavuga ati uriya muntu rero ubwami bwatashiwe. Umugabo w'umunyamahane, niba ufite umugabo w'umunyamahane wananiranye, usaba ubu bwami buze mu rugo rwawe, nibuza bujya buhindura umuntu ukavuga ati se baranguraniye,
ni wa wundi. Kubera iki? Ubu bwami bujya buhindura umuntu, bujya buhindura, bumugeramo bukamutegeka, bukamutwara, bukamutoza, bukamuhindura. Tujya tugeranya n'uburyo imbuto y'umwana igira mu nda y'umubyeyi, yagira mu nda y'umubyeyi, ya mbuto nubwo itagaragara, nubwo ari ntoya, ariko kuva yagezemo igatangira kumuhindura, igatangira kumuyobora, igatangira kumuha amabwiriza. Umugore wamaze gutwara inda, watwise, nubwo umwana uri mu nda yaba ataragira ikiro kandi bafite ibiro 80, sibyo, amategeko y'uwo mwana aramuremerera, akamubasha. Yego, sibyo mwababyeyi mwe? Akamushobora, kandi ibyifuzo by'uyu mwana birubahirizwa. Yego, atitaye kuri karitsiye utuyemo, ku kazi ukora, yakubwiye ngo nagiye mbona abanyacyubahiro, ariko yamubwira ngo cira, havuge ngo nyoboye inama, agatabwira abantu ngo eskize aravuze ngo ni ncire. Mwajya ku meza batetse inyama z'amoko yose, akavuga ngo mu byo mufite nta karoti mbisi irimo. Ubu bwami bugera mu muntu, ni ubwami buhindura, bugira ububasha, bugira imbaraga. Nubona umuntu tumwingira ngo hinduka kanga, burya ntabwo wabwira umugore witwitishije ngo nahurwe. Oya, mbega bisaba imibare myinshi. Kuko ubu bwami ubwiwe akubwira intambwe ugenda, akubwira kugenda buhoro, ukagenda buhoro. Nubona umuntu wibuka rero kandi ako yakatwite, zambwa ati uzasuye muri eko neza, je kureba ikirimo niba atari bijumba. Rero ubu bwami yo twabwakiriye, utitaye ku cyuri cyo ahantu utuye, uriwe imyaka umaze, ube muto cyangwa mukuru, niyo mpamvu uzasanga iyo wabwakiriye, utitaye kuri kumwe n'abana urasenga bakabona urarize. Sibyo se? Utitaye kuri kumwe n'abakwe n'abakazana n'abuzukuru bahari, urasenga. Ubu bwami bukakubwira ngo ntabwo hano mu isi ari iwanyu, bukakwereka aho ujya, wahabona ukavuga ngo mbega umudugudu mwiza we, bakabona uravuze ngo mbese uzaza ryari, uzaza ryari. Ubu bwami rero bujya buduhindura. Kubera iki? Butwereka iyindi si nziza itandukanye n'iyi twakuriyemo, bukatubwira ngo abariyo baragwiriye banezerewe umwana w'Imana, abandi bari mu nzira bukavuga ngo nimuze mwisigara. Ubu bwami bugira imbaraga, bugahindura abantu. Torero mureke dusaba ubu bwami buze, nibuza ibi byo mubona byanze guhinduka burabihindura. Niyo mpamvu yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya akagira neza, nimumwegere, niwe buye ryanzwe n'abantu, ariko ryaratoranijwe n'iry'imbaraga. Ibintu riguyeho bihinduka ivu, bihinduka ivu, bihinduka ivu. Ravata ariko namwe mwaratoranijwe, mwagizwe ishyanga ryera, mwabaye abatambyi b'ubwami, mwabaye abantu bakwiye kubwamamaza, bakabuvuga, bakavuga ishimwe ry'Imana. Kera ntabwo mwari ubwoko, ariko ubu noneho muri ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu iyo haje ububyutse abantu bamenya ko amagambo yo kuvuga ari ukuvuga ubwami bw'Imana. Ni ubwami bugira ububasha, buhindura icyampa bukaguhindura. Ibyo bintu warananiranye n'abantu, burya ibintu nyine tujya mu nama tugaconga tukagira gute, bakafata ntukarenge aha, tukandika. Ariko ikibazo abantu bafite amazina atari mu bwami. Washyira mu bwami, uvuge ngo ubwami bwawe buze, ongera uvuge ngo ubwami bwawe buze, ongera uvuge ngo ubwami bwawe buze, ongera uvuge ngo ubwami bwawe buze. Ubu nibuze mu buzima bwawe, nibuze mu rugo rwawe, nibuze mu itorero usengera, nibuze ukorera mu kazi, nibuze ucururiza. Ibyo bintu ubona byanze burabishoboye, bwahindura ibintu byose. Yesu ashimwe cyane. Cya 9 ni ubwami bw'abantu bemera guca bugufi. Mu kintu nakunze, ubu bwami ntibubamo abasaza, ni ubwami bw'abana. Mbega nta seniority, mbega ni ubwami umuntu wese urimo ahora ari umwana. Niyo mpamvu Mateyo 18:3 arababwira ati ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. 19:14 ngayiko Yesu arababwira ati mureke
abana bato ntimubabuze kunsanga kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ni ubwami bw'abantu bafite umutima nk'abana bato. Muri ubu bwami ntibamo seniority, ntibamo ba boss. Ari amatayito tubona yose atuma abantu bamwe bategerwa. Ubu bwami bwo mu ijuru umuntu wese ubugezemo buramuhindura, bukamugira umuntu woroshye imbere y'Imana, bukamugira umuntu uciye bugufi. Niba abana batoya bakunda kwihana, bakunda kuvuga ibibarimo, niba abana batoya bakunda gukaraba, bakunda kurya, abantu bose bari muri ubu bwami barabikeneye. Yesu ashimwe. Nta myaka ugera muri ubu bwami ngo ntubugishaka kwihana, si byo se? Hari igihe abantu bamama 15 bagize 20 umwanya wo kwatura ati abana nibihana. Gabana ntibagire gute? Ubu bwami nta seniority, nta ba boss barimo, sibyo? Na niyo mpamvu iyo naje mu gusenyo nkumva ndafashijwe, nitaye ko ndi umushumba mukuru, nanjye ndahaguruka nkavuga ati ngiye gukuririmbira, kuko muri igiteraniro nta muntu uririmba ku bwanjye. Iyo bivuze kuyirambura amaboko ndayarambura. Mbega ni ubwami bw'abantu bemera kwiyoroshya nk'abana batoya. Rero ukwitora imara imyaka myinshi nka sejemu, hari abantu usanga hano babara imyaka aho kubara igihe bamaze ari abana b'Imana. Ubu bwami bw'Imana rero ni ubw'abantu bemera guca bugufi nk'abana batoya. Ihame rya 10 ni ubw'abanyembabazi kandi bababarira babikuye ku mutima. Iyo usomye muri Matayo 19 nibwo uzasanga Petero amwegera akambwira ati ariko buriya nkwiye kubabarira umuntu kangaye. Abantu mu kintu kigora abantu badafite ubu bwami ni imbabazi. Ariko Yesu aramubwira ati ubabari ugeze 7, ahubwo ugeze 7 ka 70. Ni uzasanga nubwo twebwe bitugora kubabarira, ariko Yesu ashaka kutwibutsa buri munsi ko yatubabariye. Kuba Yesu yakubabariye ukwiye kubabarira. Nkunda indirimbo imwe abantu muri Afrika y'Epfo baririmba vuga ngo nyigishe kubabarira imbere. Bari mu rurimi rwabo bavuga ngo kuregerera in advance. Iyo arimba iyo ndirimbo aravuga ngo tinzashaka umugore tiwasanga zanca inyuma, undi ati nzashaka umugore azasanga zanca inyuma. Ati rero nubwo bitaraba ati mbaye mubabariye. Sibyo? Ati rero ati nubwo bitaraba ati mu mutima mbe mubabariye kugira ngo nibizaba azasange naramaze kumubabarira. Ati ndabizi ati hari igihe abantu bazazana amagambo kuri pasiteri wacu bati ngo nta mavuta afite, ngo umugore ntiyambara neza. Ati abo bantu rero nabo mbaye mbababariye. Mbega ati mu mutima ko babarira bitarambaho. Abantu bafite ubwami bababarira bitarababaho. Kabati abaririmbyi babona bazangora ati rero mbaye mbababariye, ku buryo umunsi bazakugora uzavuga ati rero ntacyo bitwaye icyo nacyo bababariye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko waba ubababariye uzi utababariye urwana nabo. Banza ni ubwami bw'abanyembabazi, kuko yavuze ngo hahirwa abanyembabazi nibo bazazigirirwa. Hahirwa abantu bashaka gukiranuka. Icya 11 twese twahamagariwe gukora tutitaye ku gihe twahamagariwe. Mbega ni ubwami buhemba baje mu gitondo kimwe n'abaje nimugoroba. Narumiwe. Ni ubwami buhemba baje mu gitondo, bukabahemba kimwe n'aba saa 9, bukabahemba rimwe n'aba saa 11. Ni ubwami wabutangije, niwe wageneye uburyo azahemba, niwe nyiri umushahara. Iyo usomye rero muri Matayo 20 abugeranye n'umuntu wari ufite urugo ngashaka abantu ahakazi, abaje mu gitondo bumvikana uko azabahemba, barabyishimira. Abaje saa 4 abashyiramo, agakomeza ati namwe nimuze mbaha akazi, abandi akabazana ngagiye guhemba nimugoroba, ngo bose abahemba kimwe. Yesu ashimwe. Ubu rero uyu munsi umuntu uza gukizwa, Yesu atitaye igihe umaze uri mu byaha, atitaye igihe umazeyo, arakuzana yakugeza hano kajya kubwira ati rero tirwa rusenge gutitaye igihe barutangiriye n'urwawe. Sibyo? Sibyo se? Kajya bati yakora yacutse ngo bamuko ntayiherutse. Kandi ni bamwe mumaze imyaka 40 mwari mushiki adahari, ariko uyu waduhamagaye ahemba ba mu gitondo kimwe n'abandi mugoroba. Na niyo mpamvu rero adashaka nawe ndi wihaniye mu kwezi gushize muzajya mumureba mugire ngo ajejo, kuko mu bwami bw'Imana yaje kera. Icyanyuma sorezaho nuko nyiri ubu bwami, haleluya, nyiri ubu bwami azi kurinda, azi no kwita cyane ku bantu baburimo, kuko nyirabwo afite byose.
Yesu ashimwe. Nyir'ubu bwami Yesu nyirabwo afite byose, na niyo mpamvu azi kugaburira, azi kurinda, azi kwita, azi gukemura ibibazo by'abantu baburimo. N'icyo atarakemura si uko cyamunaniye, afite impamvu ataragikemura. Nyir'ubu bwami arihagije, atunze byose, abeshejeho byose, n'ikitariho yavuze kiraremwa. Muhaguke tumusengere. Haleluya. Iyo haje ububyutse tuvuga ubwami, ariko nibice ubwira abantu. Iyo mwateranye muvuga iki? Iyo mwateranye muvuga nde? Muvuga Yesu. Iyo abantu babyutse bavuga Yesu, babwira Yesu ibitangaza akora, bavuga imirimo ye. Kandi ikindi twavuze ngo ihame rya mbere mu mahame y'ubu bwami nuko abantu babujyamo bihana ibyaha, batitaye ku myaka bamaze, batitaye ku byo bakora. Abantu bajya muri ubu bwami bihana ibyaha. Tugiye gusenga tubwire umwami Yesu ngo ubwami bwawe buze. Yesu ashimwe kandi ibyo ashaka bibeho. Tubwire umwami Yesu ngo turashaka kuba muri ubu bwami, abari burimo barindwa nabwo. Ubu bwami bufite ingabo zihagije zo kuburinda. Hari igihe rero, hari igihe ububwira mu ijuru ati mu ijuru we turakwinginze mukinguke, ingabo zo mu ijuru zimanuke zize. Hari igihe umuntu abasenga ameze nk'uhamagara bato yo mu ijuru, avuga ingabo zo mu ijuru nizize. Ni byiza kwibaza ngo nizize wese rahasanga iki? Utunze iki cyo mu ijuru bakwiye kurinda? Uyu mwami ndaguhamagarira ngo ufate icyemezo cyo kuba muri ubu bwami. Tugiye gusenga. Yesu turagushimiye. Oh haleluya, oh haleluya. Tugiye gusenga tuvuga ngo ubwami bwawe buze. Hamagara ubwami buze mu buzima bwawe, buze mu rugo rwawe. Ubu bwami burakiza, bukiza indwara, bukiza akaga, bukiza ibyago, bukiza umuvumo. Ubu bwami iyo buje cyari umuvumo gihinduka umugisha. Hamagara ubu bwami. Watabaje abantu, wasanze abantu, ariko uyu mwanya hamagara ubu bwami, uvuge ngo bwami we ngwino iwanjye, ngwino iwanjye. Senga uhamagara ubu bwami, senga uhamagara ubu bwami. Fata akanya usenge uvuge ngo bwami we twahawe, twahamagariwe, bwami twagenderewe nabwo. Uhamagara uvuye ati ngwino, ngwino iwanjye. Rambura ijwi ryawe ubuhamagare, rambura ijwi ryawe, rambura amaboko yawe, rambura amaboko yawe ati bwami we ngwino. Hamagara ubu bwami buzi wawe. Ubu bwami bwawe nibuze. Ubwami bwo mu ijuru nibuze muri wowe. Ubwami bwo mu ijuru nibuze muri wowe. Nibuze buhamagare mu rugo rwawe, buhamagare mu byo ukora, buhamagare mu kazi kawe, buhamagare aho usengera, buhamagare muri cya cyiciro uyobora, buhamagare muri wa muryango wawe. Bwereke bya bindi byose byananiranye, kuko n'ubwami bwifite mu bushobozi. Oh haleluya, oh haleluya. Yesu twagushimiye kuko niwe wenyine ubu bwami, niwe wabutangije, niwe wabutangije kandi waduhamagariye kububamo, waduhamagariye kubwamamaza. Turi muri iri terane, muri iki giterane cy'uyu munsi aha kuri Sejemu, twongeye gusenga ngo ubwami bwawe nibuze. Oh haleluya. Yesu shimwe, Yesu shimwe. Tugisenga ndashaka guhamagara umuntu ushaka kwihana, umuntu ushaka kwihana, umuntu ushaka kwihana. Ndashaka kuguhamagara kuko ijambo ryatubwiye ngo intambwe ya mbere kugira ngo ububone nuko wiyemeza kwihana, nuko umubwira ibiri mu mutima wawe. N'umunyembabazi. Ndashaka kubaza umuntu uri muri runo rusengero waguye, wasubiye inyuma, uri aha hantu uvuga ngo ndashaka ubwami bwo mu ijuru muri njyewe, ariko kumva ukeneye kwihana. Umwuka wera akakubwira ngo nubwo ushaka ubu bwami ariko waraguye, ntukijijwe. Aho uri rambura ikiganza tugusengere. Umuntu ushaka kwihana rambura ikiganza tugusengere, rambura ikiganza tugusengere. Umuntu waguye, wasubiye inyuma, ukaba ushaka kwihana uyu mwanya, rambura ikiganza tugusengere, rambura ikiganza tugusengere, rambura ikiganza tugusengere. Umuntu ushaka kwihana rambura ikiganza tugusengere. Umwe yavuze ngo ngwino zana ibyaha byawe kuri ya soko, zana ibyaha byawe, zana intege nke zawe. Nta kindi cyahesha gukiranuka mu isi no mu ijuru, nta kindi cyabihesha. Nukwemera Yesu wenyine, nukwemera amaraso ye, nukwemera nyiri ubu bwami. Yahindura ubuzima bwawe, yahindura imibereho yawe. Umuntu ushaka kujya muri ubu bwami ariko kumva waraguye, kumva wasubiye inyuma, kumva ntukijijwe, muri iki giterane cy'uyu munsi, muri iri teraniro rya gatatu, turakwinya ngo rambura ikiganza tugusengere maze Yesu akugire neza. Rambura ikiganza tugusengere, rambura ikiganza tugusengere,
rambura ikiganza cyane, mwe mwarambuye ibiganza Yesu abaho umugisha, rambura ikiganza cyane. Wowe ushaka gukizwa, ushaka kwakira Yesu, waba warukijijwe ariko ukagwa, uyu munsi ukavuga ati ndashaka kubyuka. Waba utarakizwa ukavuga ati ndashaka gukizwa, rambura ikiganza cyane. Dukomere Imana amashyi kubwa barambuye ikiganza. Rambura ikiganza cyane, ntugire umuntu wundi urebaho, urebe Yesu mubwire ngo uyu mwanya ndashaka ubwami bwawe buza muri jewe. Erega buje muri wowe bwahindura ibintu. Kansa abantu barambuye ibiganza, mutera intambwe, muze mwegere hano kugira ngo tubasengere. Dukomere Yesu amashyi, tumushimire. Dukomere Yesu amashyi, tumushimire. Niwe nyiri ubu bwami, niwe muragwa wabwo. Mutera intambwe muze, mutera intambwe muze. Mwijuru baranezerewe cyane iyo babonye umuntu ufashe iki icyemezo mufashe ni cyiza. Ntabwo muzakicuza. Niba hari n'undi nazi, ndahamagara umuntu wese wumva ashaka ubu bwami ariko umwuka akakubwira ngo banza wihane, tera intambwe uze. Ibyo wakoze byose uko byaba bingana kose, abantu bashobora kuba uyu munsi bo baraguciye, baraguheje, batakikwemera, ariko uyu Yesu yaravuze ngo umuntu wese urushye uremerewe naza nsange kugira ngo muruhure. Wowe uri hano ukeneye Yesu, uko waba umerewe kose, wowe ukenewe Yesu, mubwire ngo ngwino mu mutima wanjye. Reka abangaba bapfukame kugira ngo tubasengere, twongere dukomere Yesu amashyi. Byaba bibabaje cyane usigaye uhagaze kandi Yesu akubwira ngo ndashaka kuza muri wowe, ari gukomanga. Ufashe icyemezo cyiza, wamubwira ngo nanjye ngirire impuhwe umbabarire. Tugiye gusaba Pastor Jacques agiye gusenga, asengera abapfukamye, namara gusenga nanjye ndasengera iteraniro ryose. Mwami w'imbabazi nyinshi Yesu Kristo, turagushimiye ko ari wowe uhamagarira abarushye n'abaremerewe kugusanga, kuko uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima, kuko ufitiye imbabazi abagusanga bose. Aba bantu ibyo bakoze byinshi, ibyaha bakoze ni byinshi ndetse biteye isoni, ariko ni wowe bahungiyeho. Emera kubababarira, emera kuboza no kubatunganya, bakureho urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo, barememo imitima mishya. Andika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, baha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, kandi ubaha imbaraga zibashoboza kuzinukwa izi nzira babagamo, baguhindukirire, baba bawe by'ukuri. Turabasengeye ngo uhereye none binjire mu muryango w'abana bawe, ubwo urarikira abantu ubwami. Reka ubwami bwawe buze mu mitima yabo, kandi ubwami bwawe buganze, ubwami bwawe bubayobore, ubwami bwawe bubaburindirwemo, babugenderemo, babubemo ku manywa na nijoro. Bahe mwami kujya bahamya iby'ubu bwami, baha imbaraga zihamya ubwami aho bagenda hose, babwira abantu ko bahindutse. Turagushimiye kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Yesu tugisenga uyu mwanya twongeye kurambura ibiganza tugushima. Iri teraniro ryose, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abato n'abakuru, turambura ibiganza tugushima. Tugushimira ko ari wowe waje mu isi, tugushimira ko ibikuzuye wabiduhaye, nibikomeze mu buzima bwacu bituyobore. Niyo mpamvu turambuye ibiganza dusabira umugisha iteraniro, dusabira abarwayi ngo nibakire mu izina rya Yesu, abanyantege nke nibakire imbaraga mu izina rya Yesu, abasinzire nibakanguke. Dusabiye iri torero, twatuye ububyutse, twatuye iby'imbaraga, twatuye iby'ubuzima, twatuye ibyagutse mu izina rya Yesu Kristo. Yesu twagushimiye, Yesu tugukomeye amashyi kubw'ibyo ukoze, ko kwagura ubwami bwawe muri twebwe kugira ngo tubwamamaze. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, urakoze. Amen, amen.